impamvu buri mugabo agomba kwiyubaha. Ugomba kwiyubaha wowe ubwawe aho waba uri hose, kandi ukabanza kwiyubaha kabone n'ubwo waba uri wenyine, kuko iyo ubikoze utyo n'abandi barakubaha, kandi iyo abantu bakubonye bagufata uko wabiyeretse. Niyo mpamvu uba ugomba kwiyubaha, ugahagarara ku cyubahiro cyawe n'amahame yawe nk'umuntu w'umugabo. Nkwibutsa ko niba umaze gukora subscribe ubu tuvugana, ubu winjiye mu muryango mugari aho tubonera udushya, tukahasanga byinshi byiza, tukavoma ubumenyi, tukahasangira n'udushya tugezweho. Nkwibutsa ko niba utarabikora, ibuka gukora subscribe ndetse ukande n'akazogera kugira ngo ubone notification z'udushya dushyizeho, ibintu dushyize ako kanya bihite bikugeraho. Hano rero tugiye kurebera hamwe impamvu buri mugabo aba agomba kwiyubaha. Ese wabikora gute? Ni gute wakwitwara? Imyitwarire ni iyi. Ikintu cya mbere, irinde kurebana n'umuntu mu maso cyane. Kuko bituma hari ukuntu agira ngo hari icyo wamutekerejeho, kabone n'ubwo ntacyo waba wamutekerejeho. Ariko iyo uri guhora urebana n'umuntu mu maso, muri kurebana, bituma hari uburyo, hari imyitwarire, hari uko akwifataho, ndetse bigatuma hari uko muri we yifata akiyumva, bigatuma hari ukuntu ashobora gutekereza ko hari ibyo uri kumutekerezaho, kabone n'ubwo nta kintu na kimwe waba uri kumutekerezaho. Bityo rero irinde kurebana n'umuntu mu maso. Bituma iyo ubikoze gutyo, yereka umuntu ko utamwitayeho, ereka umuntu ko utari kumureba mu maso, atari bya bindi by'agasuzuguro, ahubwo ni icyubahiro wowe ubwawe uri kwiha. Bituma hari uburyo atagira ngo hari ibyiyumviro wamugizeho. Ikintu cya kabiri umugabo nyamugabo yakagombye gukora, uzahagarike gusabiriza ikintu icyo ari cyo cyose. Umugabo wigenga kugira ngo uharanire ibyawe. Irinde kuba wakumva ko hari uwo utezeho amaboko, irinde kuba hari uwo wagambirira kuba hari icyo azakumarira, hari icyo umutezeho, kugira ngo ube umugabo nyamugabo. Nubikora gutyo, ukirinda ugaharanira gukora cyane kugira ngo buri kimwe cyose uzabona kizabe cyavuye mu maboko yawe, uzumva ko hari ibyo bizatuma ushyira imbaraga mu byo ukora, kandi bikugendekere neza. Bityo rero uzaba uri guharanira icyubahiro cyawe nk'umuntu w'umugabo. Ikintu cya gatatu wakagombye gukora, ntukajye uvuga ibyo ubonye ibyo ari byo byose. Irinde kuvugaguzwa amagambo menshi, kuko bituma icyo ushobora kuvuga gishobora kwerekana uwo uri we, bigatuma bashobora kugufata mu sura utariyo. Irinde, gabanya amagambo uvuga, hagarika kuvuga ibintu bidakenewe, hagarika kuvugaguzwa utuntu tw'utugambo. Umugabo uri seriye, umugabo utagira utuntu tw'utugambo, kugira ngo uharanire icyubahiro cyawe, kugira uharanire amahame yawe nk'umugabo. Umugabo uri seriye, utavugaguzwa, udafite utuntu tw'utugambo. Gabanya ubugambo, gabanya amagambo menshi. Ikintu cya kane, kugira ngo ube umugabo nyamugabo, umugabo ushobora kwanga agasuzuguro. Umuntu ntashaka kugusuzugura, ntuzareke ngo agende gutyo gusa. Uzamubwize ukuri, umubwire uti n'undi munsi ntuzongere. Bityo rero uzaba uciye agasuzuguro, bituma umuntu akubaha. Ntuzemerere agasuzuguro ko kagira intebe mu buzima bwawe. Ujye uha ubuzima bwawe agaciro, ubwize umuntu ukuri. Ibyo bizatuma umuntu atakubahuka, bizatuma umuntu ahora akubaha, agutinya, bizatuma umugabo w'igitinyiro. Ntuzareke umugabo agusuzugure, umugabo mugenzi wawe. Ntuzareke mbese umuntu yagusuzugura wowe ubwawe. Ikintu cya gatanu cyatuma uba umugabo wiyubahe, ntuzigere na rimwe ujya ibiryo by'abantu kuruta uko barya ibyawe. Ntuzumve ko niba ufite inshuti wowe ukahora uyisura, ntukumve ko wakagombye kujya wowe urya ibyawe, ariko iyo yagusura ntirya ibyawe ikagusuzugura. Tekereza kure, wumve ko ise ni iyihe mpamvu. Nubikora gutyo, uzaba umugabo uhagaze ku mahame ye. Irinde kurira ku meza y'abandi kurusha uko barira ku yawe. Baseriye kabisa.
ibyo bizatuma uba umugabo ufite agaciro mu buzima bwawe. Ikintu cya gatandatu wakora nk'umugabo, gira uruhare mu kwiha ibyishimo, kuko nta muntu n'umwe uzaza ngo aguhe ibyishimo utihaye. Umugabo wumve ko ari weho wakagombye gufata iya mbere mu kwiha ibyishimo, mu kwiha ibyishimo mu byo ukora byose, umva ko ugomba kugira uruhare mu byo ukora byose, ndetse wumve ko ari weho ibyishimo bigomba guturukaho. Ntukagire umuntu n'umwe amarangamutima yawe afataho, wumve ko ari we uzagufasha mu byo ukora byose kugira ngo wishime, wumve ko hari uwo utegereje. Umugabo wowe ubwawe iha ibyishimo, ntukagire umuntu utegereza ko na rimwe ari we uzaza kuguha ibyishimo. Reka ibyo ntibizigera binabaho na rimwe. Ikintu cya karindwi wakagombye gukora kugira ngo ube umugabo nyawe, umugabo uhagaze ku mahame ye, ugire agaciro, wihe icyubahiro. Hagarika kumva ko wanyurwa n'ibibi bavuga kuri bagenzi bawe. Muri rusange hari abantu uba usanga bumva ko banejejwe no kumva ko hari ibintu bibi biri kuri bagenzi babo, ko bari kuvuga, ko bari gusebywa, mbese ukumva ko ariho ubuzima bwawe buri, ukumva ko ariho umutuzo wawe uri, ukishima cyane. Hagarika kunyurwa n'ibibi bavuga kuri bagenzi bawe kugira ube umugabo ufite icyubahiro, kuko iyi si nizenguruka, none ninjye ejo ni wowe. Irinde kwishimira ibibazo bya bagenzi bawe, ibyo bizatuma uba umugabo uhamye hamwe, uba umugabo ufite agaciro, uba umugabo ushobora kuba atakwishimira akarengane ka bagenzi be. Icyo nugikora kizatuma uba umugabo ufite agaciro, umugabo wiyubashye. Ikintu cya munani wakora kugira ngo ube umugabo wiyubashye, tekereza mbere y'uko uvuga. Hari abantu bavuga amagambo bagahubura, ntibatekereze uti se bari hehe, ni hehe bari bakagombye kuvuga amagambo. Mbere y'uko uvuga amagambo uri muri bagenzi bawe, usangiza abandi ibitekerezo. Tekereza mbere y'uko ugira amagambo uvuga. Ugiye kuvuga, kuko si byiza kuvuga ibyo ubonye. Menya amagambo ugomba kuvuga aho uri, bitewe kuko hari igihe bituma iyo uvuze utabanje gutekereza bikaba byakomeretsa abo muri kumwe, kuko ikintu cyasenywe n'amagambo kongera kucyubaka, my friend, biragorana cyane. Hagarika kuvuga amagambo utabanje gutekereza. Umugabo uhagaze hamwe, utekereze wumve ko hari amagambo wakagombye kuvuga bitewe n'aho uri. Hano ikintu cya kenda, irinde gusura umuntu, irinde gusura abantu cyane kuruta uko bo bagusura. Niba umuntu ataragusura na rimwe, wowe ugiye y'inshuro ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, iyubahe, iha agaciro. Nutakiya nawe uzakaguha, nta n'umwe uzakaguha. Ariko ugasanga usuye umuntu we ntiyari yagusura na rimwe, ni wowe uhora ujyayo, azakubaha gute ko azagushyira munsi y'ibirenge bye? Kugira ube umugabo rero iyubahe, wirinde gukora amakosa nk'ayo. Ikintu cya 10 hano, iteka ryose niba ugiye ahantu aho ariho hose, jya wambara neza, my friend, jya wambara neza, ube umuntu ukeye, ube smart. Ibyo bizatuma hari uko abantu bagutekerezagaho, bitume hari uko nyine bagufata bitewe n'uko wambaye. Bityo rero nubikora gutyo, umuntu wese azakubaha, kuko uko wambaye bikugaragaza uko uri, bizakugaragaza uko uri. Umuntu azagufata bitewe n'uko umeze. My friend, iyubahe rero, ugire ikintu ukora mu gaciro kawe, amahame yawe nk'umuntu w'umugabo. Iyubahe, wambare neza iteka n'iteka ahantu ugiye nk'umugabo. Ibyo bizakongerera icyubahiro wagakwiye nk'umuntu w'umugabo. Ibyo bizatuma hari uko bazakubaha, bitume hari uko bagufata, bitume hari uko nyine ugira agaciro. My friend, yubahe rwose guys. Aya mahame nuyagenderaho uzaba umuntu w'umugabo, kandi icyubahiro cyawe ukirinde. Turi kurebera hamwe impamvu se ni gute waba umugabo uhagaze ku cyubahiro cye nk'umuntu w'umugabo. Ibi ngibi tuboneye hamwe, nubikora uzaba umuntu w'umugabo ufashe hamwe kandi uhamye hamwe, wiyubaha ndetse n'abandi bakubahe. Murakoze cyane gukurikira Mr. Scolaire.
kuri channel. Niba utarakora subscribe ibuka kuyikora iki nicyo gihe kugira ngo tujye dusangira byinshi byiza ndetse tuhavoma ubumenyi dusangire byinshi.